nongeye kubasuhuza abakunzi ba Headless Media. Uyu mwanya abakunzi bacu twabatekerejeho, usanga tugomba kubabwira indwara. Iyi ndwara iterwa na gutya ureba muri telefone cyangwa se muri computer yawe. Iyi ndwara yavumbuwe na Dr. Dean Fishman, bakaba bayita text neck syndrome. Iyi ndwara abantu benshi ntago bayizi, ariko ni ngombwa yuko muyimenya, cyane ko n'ubundi mudukurikirana murebye kw'ibyo bikoresho bya electronique, yaba telefone cyangwa se computer. Ubwo rero niyo mpamvu twahisemo kubabwira iyi ndwara kugira ngo muyumve, nubwo mutureba ariko mwe mufite amagara mazima. Iyi ndwara rero nk'ibintu bitangaje, ubundi bavuga ko umuntu yo ari kureba muri telefone ye, hanyuma akaba ahagaze neza cyangwa se yicaye neza, ku buryo aba ari ku mfuruka ya 90 cyangwa se ari kuri 0 wabaze uhagaze. Icyo gihe bavuga ko umutwe we uba uri ufite ibiro 5 cyangwa se biterwa n'umutwe we ukuntu ungana. Hanyuma yajya kuri angle cyangwa se imfuruka ya 30, icyo gihe umutwe we uhita uremera ukagira ibiro 18 cyangwa se we exatinga ibiro 18. Yagera ku mfuruka ya 45, icyo gihe noneho biriyongera bigahita biba ibiro 24. Noneho iyo ageze kuri ango ya 70 wabaze uhagaze, ubwo ngubwo icyo gihe umutwe we uba ufite ibiro 28. murumva yuko rero icyo gihe biba byaremereye cyane. Niyo mpamvu tubabwiye kugira ngo nimujya mutureba cyangwa se muri kudukurikirana mureba nko muri computer cyangwa se kuri telefone, mujye mudukurikirana, ariko bibi tubafashe no kugira ngo mugire ubuzima buzira umuze. Cyane ko ino ndwara ntabwo ari nziza, nubwo itamenyerewe cyane, ariko itera ibibazo. Ubundi mu byegeranyo byagiye bikorwa bavuga ko ku isi hariho miliyari zirenga 10 za telefone ngendanwa. Muri izo ngizo miliyari zirenga 7 ni smartphone, telefone zigezweho, ndetse hariho miliyari zirenga 2 na miliyoni 500 za computer cyangwa se mudasobwa. Ni muri urwo rwego rero abantu bakeneye kumenya text neck kugira ngo bakomeze bayirinde, kuko igenda iteza ibibazo bigiye bitandukanye. Murabireba kuri video. Ntabwo igira ingaruka nziza ku bantu, kuko nyine birumvikana n'indwara. Niyo mpamvu rero igenda ibateza n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ubundi bavuga ko umuntu ufite smartphone cyangwa se nyine muri rusange umuntu wese ufite smartphone ku munsi ayirebaho hagati y'amasaha 4 n'iminota 37. Iyo ni average, nyine ni ikigereranyo cy'uburyo umuntu areba kuri telefone ye. Ariko muri Amerika ho biratandukanye, kuko uhereye muri 2019 ho byarazamutse, byavuye ku masaha 3 n'iminota 37 bigera ku masaha 3 n'iminota 54. Niyo mpamvu rero iyi ndwara tuba tugomba kuyivuga, kuko urumva icyo gihe ni kinini cyane. Icyo gihe rero utari mu buryo bwiza cyangwa se uticaye mu buryo bwiza, byagorana yuko nyine ijosi ryawe ritakwangirika, kuko iyi ndwara yangiza ijosi ndetse n'urutirigongo. Kandi iyo urutirigongo rwangiritse namwe murabizi, ubwo nyine umuntu wese aba yangiritse, kuko urutirigongo nirwo rutanga amakuru mu bwonko.
so rero iyo urutirigongo rwangiritse n'ubwonko buba bwangiritse burya rimwe na rimwe. Umunyabwenge yumvise ibi ngibi yakwibaza ati ese ni gute iyo ndwara ivurwa ite cyangwa se yirindwa ite, ese yamaze kukugeraho, cyane ko abantu benshi dufite telefone dusa nkaho yatugezeho. Rero wakibaza ati ni gute umuntu yayirinda cyangwa se umuntu yayivura ate? Uburyo bwiza rero buhari ni ugukora imyitozo ngororamubiri igamije gusubiza ijosi mu buryo, ijosi rikongera rigasubira mu buryo, ku buryo nyine urutirigongo rutangirika. Ahangaha rero muri video muri kubibona, izo ni siporo umuntu yagenda akora. Muramubona uwo muntu uri muri video, izo zose ni siporo umuntu agenda akora kugira ngo ijosi rigume mu gitereko cyaryo cyangwa se ribe riringaniye. Buri wese rero uri kureba ino video yayireba ndetse n'izo siporo akagerageza kujya zikora kugira ngo ijosi rye rye kwangirika. Mwakoze kubana natwe, tuzasubira ubutaha, ariko iyi video mugeze ku bantu benshi, mubafashe bamere neza, naho twebwe twishima mwishimye. Heartless Media duhari ku bwanyu.